Mbaseka iki? Mbaseka icyo. Abantu ko mwarakaye byagenze gute mwabaye iki? Wakumva mubuze nganga ngo harimo ngo cannabis. Ese urateganya gusubirana na teta your wife? Ninde muri showbiz mutariyungwa kugeza ubu? Ntawe. Irene Orusabe wemera nde? Content ya one on one uyibona gute wazayijemo koko? Iyo content ntago nayizamo. Sinzigera nanayizamo kabisa. I will never ever. I can't do such a thing. Bungo abajene baba barekereje ngo baba bategereje ngo kuri codinga ngo mvuge ngibi ngo bashyireyo ngibiki. Murabizi murabazi. Nza hano nkiganiriza abantu twisekera ngashiduka abantu bambeshyeye bashyizeho ibyo bashaka byabo. So hari abantu barimo kumbaza rero hano ibibazo byinshi ngo mbabwire ku bya teta kiki mbaseka iki mbaseka icyo. Mbaseka urujyo. Mbaseka iki mbaseka icyanda. Ngo mbaseka iki. Oyoyo. Ariko ja ni inzara, n'ubukene, n'uburwayi, ni karande. Muba mufite ibibazo ku buryo mutagiseka. Niko ja ngo mbaseka iki. Mbaseka kubera ko mbanezerewe mwana, mbaseka kubera ko nishimye. Nge ntago njya fakinga inseko. Urumva ntago njya fakinga inseko, ntago ibyo bintu njya mbikora. Hanyuma ayimo umuntu arudusabye ko tumuririmbira. Murashaka iyi ndirimbo? Murashaka iyi ndirimbo? Ese urateganya gusubirana na teta your wife? Ntago mbiteganya, ubwo Imana niyo ifite ibyayo izakora, ariko nge ntago mbiteganya. Namubwire ngo hari nashonje, uravuga iki kuri gitafu ngo waramwambuye. Rubanda se bose ntiba iyo bamubonye ngira ngo agoze kujya abantu bose babimeze gute? Kujya abantu iyo bashaka kugira bamvuga baba bambaza iki? Umusaza buriya nawe nyine ngashaka ngo muvugeho. Sha ntago nzongera kubavugaho we. Naje gusanga isoko, iryo soko ntago nzongera kuri bahape kubavugaho. Se mbavugaho iki? Nta cyabaye ntacyo. Ndabona harabasabye original copy, abandi basaba amashagaga. By the way, hari n'abantu ushaka kuza hari n'abantu nshaka ko ndaza kwakira hano abantu. Ndashaka kwakira abantu 4 ariko mu byiciro. Ndaza kwakira abantu 2. Abantu 2 ba mbere ndi bwakire ni abantu bari talented, bashaka kuririmba cyangwa bafite impano runaka ishingiye ku muziki. Abo bantu 2 bumva bari hano bashaka kuza hano bakaturirimbira, hakagira abantu babamenya abana bakurikirana. Turaza kwakira abantu 2 baririmba babanyempano. Hanyuma abandi bantu 2 ndibuze kwakira hano n'abantu n'abakunzi. Ndaza kwakira abakunzi b'ibikorwa byanjye, ndaza kwakira abakunzi b'ibikorwa byacu umunsi ku wundi, yaba ari abakunzi ba Yago TV show, yaba ari abakunzi ba Yago Pondats. Ubwo muze kuba muri hafi kabisa. Hanyuma mbere yuko mbakira, ndabona hari abantu basabye indirimbo. Ndabona hari wasabye amashagaga, hari n'uwasabye original copy. Njyani bazi ibibazo ntaburi ibisubizo iyo twicaranye mine. Ese ni gute narindiho utaraza mu mibereho yanjye ngwigira icyanga. Nakunze uburyo bindimo ari nabyo bikurimo, twahura tukabihuza. Muri twadusirino twitana nahisemo kuzajya nkwita umuvinyo wanjye, kuko uransindisha, urankunda nkabisinda, urangomesha
kandi novesi ndabiku kuko urasindisha urankunda nkabisinda urangomesha kandi novesi ndabikunda Rurema yamaye original copy you wanna sa original copy nahawe original you wanna rinyene ye Rurema yamaye original copy you wanna sa original copy nahawe original you wanna rinyene ye Yamani hanyuma ndabona hari wanditse ngo warahunze kabuhariwe mu mavi wagwan will Pallaso perform on your show? Pallaso, the king of the East. Wagwan, how you doing, brother? Pallaso Pandem. Pallaso, where you pan, man? Where are you? Come me over. Iyi live myoherereze Pallaso. Ahitaza hano kano kanya, abarimwe mu bimwibariza. Iyi live, umuntu uri hano uri kuri no live, nayoherereze Pallaso. Pallaso ahitaza hano mite mushyiraho. Pallaso is my guy. Pallaso is my guy and he's the one who support my music. Ari mu bahanzi bo muri Uganda ba appreciating umuziki wanje kandi banabigaragaza. Hanyuma ndabona hari wasabye amashagaga. Ninde muri showbiz mutariyungwa kugeza ubu? Ntawe. Nta muntu numwe mfitanye ikibazo nawe mu bantu bo mu Rwanda. Nta muntu numwe mfitanye ikibazo nawe. Nabo mwakekaga ko twaba dufitanye ibibazo muzababaze bazababwira ko nta muntu numwe nyifitanye ikibazo nawe mu Rwanda rwose. Nta muntu numwe ngiye mfitanye nawe ikibazo kabisa. G the Hunter, wagwan, how you doing? How is Nyagatare, man? Yo, Nyaga White, iwacu. Sabine Umutoni. Vis-a-vis iri mu ndirimbo tuzaperforminga Nganji wagwan. Vis-a-vis iri mu ndirimbo tuzaperforminga tariki 29 z'uku kwezi dufite igitaramo hano muri Uganda. Nomad. Bimwe mu byo nje kubabwira nabyo birimo ibyo ngibyo. Dufite igitaramo hano. So vis-a-vis iri mu ndirimbo tuzaririmba, abantu bazaza bazenjoyinga live nziza cyane. Nina kubona baby vis-a-vis ngenzapfa usibye n'izuba n'imvura nizagwa. I wanna hold you right away. Echo chenjagara, I wanna hold you right away. Omeza marara, storm is over now. I need you by my side. You give me overdose, almighty Jaya. He's on our side. Storm is over now. I need you by my side. Almighty Jaya. He is on my side. It's like a movie. Every time I see you, I do get goosebumps. Me say, Jebonu Murika. Everywhere you go, I see the big men down. Girl, how you the one in my... Oh, yo. Tugenda bakubo muziki. Urumogi si ikintu uzarureke. Urumogi ntago ari ikintu ntuzarumwe. Nganji wagwan. Irene Orusabe wemerande. Ibyo bintu ngiye ntago mbigenderamo, ntago njya ngereranya abantu. Ku kibazo mbajije ntago njya ngereranya abantu. Irene mufatukwe nkamwubahukwe, Sabe mufatukwe nkamwubahukwe. Ntago njya ngereranya abantu. Mbona iyo ngeso ifitwe n'abantu bo mu Rwanda. Abenshi mu bantu bari kuri, abenshi mu influencers bo kuri za YouTube, za Instagram bafite icyo kintu kandi ntago icyo kintu ari cyiza. Ntago njya ngereranya abantu ngewe. Reka nge ntago njya ngereranya abantu kabisa. Buri muntu bamufatukwe nkamwubahukwe, n'undi nkamufatukwe nkamwubahukwe. Hanyuma Ocean, get I wanna take you to the ocean. Get I wanna see you and your body.
Girl, I wanna see you whining your body, your body. Looking from the back, me tempted to touch. Your wine, come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch. Your wine, come on, nigga, baby, need to. Oh, baby, for you, I go die. Your body, more mind. Oh, my baby, for you, I go die. Your body, more mind. Sissima, who got the keys to the city? Well, girl, you're my disease. You're my hearty desire. Every time you pull, I got me catching fire. I wanna put your ring on your finger. Girl, I wanna die for ya. Amandivo senza katira. Ocean, girl, I wanna take you to the ocean. Girl, I wanna see you whining your body. Girl, I wanna see you whining your body, your body. Looking from the back, me tempted to touch. Iyo when come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch. Iyo when come on, nigga, baby, needs. Oh, baby, for you, I go die. Your body, more mind. Oh, my baby, for you. Your body, more mind. Left as it kwambutsi mipaka mpaka kipunyisumu papa. Pana ujo stopa. Vizi miji Dubai. Ibiza Paris na Mumbai. High life feeling nobody right. With me you gonna feel alright. I me say girl, ocean. Girl, I wanna take you to the ocean. Girl, I wanna see you whining your body. Girl, I wanna see you whining your body, your body. Looking from the back, me tempted to touch. Iyo one come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch. Iyo one come on, nigga, baby. Boom fire. Boom fire. Boom fire. Boom fire. Ka boom. Hanzi wari wazamura. Umuntu bibajije yitwa ndera Young da Kevin. Abantu bari hano abari bo bagusubiza icyo kibazo ntago ndi bugisubize. Abantu bari hano abari bo bagusubiza kuko nawe ushaka kuba uri mu bo twazamuye. Wachana yunasho. Shaka uri mu bo twazamuye. Content ya one on one uyibona gute wazayijemo koko? Iyo content ntago nayizamo. Sinzigera nanayizamo kabisa. I will never ever. I can't do such a thing. I can't do such a thing. Umugabo wo muri Nigeria baramajije ngo ushobora kubana n'umugore korera amafaranga menshi kukurusha. I can never do such a thing. Niko umuniga baramaza ngo wa mugabo we ushobora mugabo ushobora kubana n'umugore ukorera amafaranga menshi kukurusha. I can never. Do such a thing. Oh my Lord. Oh my Lord, I can never. I can never do such a thing. Ariko abantu ko mwarakaye. Abantu ko mwarakaye. Byagenze gute mwabaye iki? Byagenze gute mwabaye iki? Byagenze gute mwabaye iki? Ubu ngo mugiye kuvuga ngo ngo ari
wakumva mubuze nganga ngo harimo ngo cannabis. Singiye kwinywera akaji mureba. Singiye kwinywera akaji mureba. Ubu ngo wabona mubuze ngo harimo cannabis. Cannabis. Kana. Wakumva mubuze ngo harimo kana. Niko. Singiye kwinywera akaji mureba. Aha. Dukumbuye Agaba Safari. Agaba Safari arahari. Asante sana, murumbwe ngo ryoherwa, asante sana. Rimicyuma. Rimicyuma. Man, kubera iki bro? Hano nta kana. Hano nta kana. Kana nta irimo hano bro. Hano nta kana. There is no kana. There is no kana. There is no kana. No kana. Hey. Yemba nimo kwinywera ama juice man. Ama juice man. Niyo mpamvu mbabwira. Niyo mpamvu ndababwiye ngo ngewe I am chocolate boy. Hey. Big energy. There is no cannabis. Kana. Yo. Kagina. Kagina, kumbona wohereje ibitoki byinshi. Kumbona wohereje. Kumbona wohereje zino ntoki nyinshi bigenze gute? Kagina. Kagina. Uribeshye. Kumbona wohereje zino ntoki nyinshi bigenze gute? Uribeshye cyangwa izi ntoki uzishyize mu bishaka. Niko Kagina. Yo, my beautiful people. Tuba tugomba kubanza tukaganira, tukanisekera, tukanasubizamo ibibazo bimwe na bimwe, ariko hari ibyo nje kubabwira kubera ko ubu ngo abajene baba barekereje ngo baba bategereje ngo kuri codinga ngo mvuge ngibi ngo bashyireyo ngibiki. Murabazi nza hano nkiganiriza abantu twisekera, nkashiduka abantu bambeshyeye bashyizeho ibyo bashaka byabo. So hari abantu barimo kumbaza rero hano ibibazo byinshi ngo mbabwire ku bya Teta se si mwabonye video nyine? Nizere ko Teta murimo kumbaza ari we ndiwe mu gusubizaho. Teta ni mwabonye video nyine arwana n'umugabo we Wizo? Si mwabonye video ra? Hari ibindi bwo mukeneye kubona ra? Hari ibindi mushaka? So ikintu narinje kubabwira rero bantu banjye bo kuri Instagram, we have a show, Big Energy, we have a show. For now we are going to turn up. For now we are going to Big Energy. Ese Muyango agutumiye kuri date waza. Ariko uyu muntu witwa Youngs the Kevin, niba ari that Kevin, ububazo bwawe buraciriritse, burimo amafuti menshi, nago ububazo bwawe ndibwongere kubusubiza. Ubeze nk'umuntu urimo kubaza ububazo kugira ngo recording rero. Ganza. Niko rero amakuru ya Teta nkuko mwari muyambajije, Teta nizere ko mwarabibonye, nta bindi ngewe narenzaho, ibyo mwabonye nibiriya nanjye uko mwabibonye niko nabibonye. Kubera ko hari abantu mba mbona bigize nkaho ngendi brand ambassador wabo. Ngendi brand ambassador wande ngomba kuguha amakuru. Ngiye ngomba mujye mushaka mu gihe ntabahaye amakuru, mu gihe ntatanze amakuru, mujye mujya gushaka amakuru ahandi, kuko ubu ngubu nsigaye naragiye mu muziki. Muzajya mwihangana, amakuru muzajya muyabona. Nabonye hari abanyandikira, tubere brand ambassador waho ngaho, ujye udushakira amakuru yaho ngaho.
ese ndi brand ambassador wawe oya uzaza nawe wishakira amakuru Kampala urayizi Kampala urayizi uzaza nawe wishakira amakuru uzaza hano dore dufite na show uzaza utahe show urumva buri wese n'agasaraba ke noneho hari nk'umuntu Grace uvuze neza cyane hari umuntu wambwiye ngo dushakira amakuru ya Teta ngo na Wizo aho ngaho ariko umuntu arabyuka agahangayikishwa n'amakuru ya Teta na Wizo amakuru yawe wameze neza amakuru yameze neza koko mbere uko hangayikishwa n'amakuru ya Teta na Wizo amakuru yawe wameze neza kweli rero bantu banjye fungura Frost tubahe ukuri bazi bike bazi bike G the Hunter iri umujene wa Nyagatare yabana umuraperi ni mwiza cyane ariko nyine system hari ukuntu system ngo biba bitarakunze so bantu banjye ba big energy barundi mwese banyarwanda mwese bagande mwese bana Uganda abanyankole mwena mwana mbatumide I have a special announcement nje hano kugira ngo John Bosco Nshimiyimana ndagusuje cyane komera cyane hanyuma ndashaka kubagezaho amatangazo mbafitiye itangazo rya mbere mbafitiye ku munsi wa none dufite igitaramo mu mujyi wa Kampala Uganda Kampala Uganda we are already in Kampala we are already in town bana Uganda abanyarwanda mwese muba Uganda by the way abanyarwanda muri kuri no live sinzi niba mubizi ariko ngiye kubibabwira ariko sinzi na mwari mubizi sinzi niba mubizi ko abanyarwanda ba mu gihugu cya Uganda ari benshi cyane muzashaka amakuru abanyarwanda bano ni benshi so abanyarwanda ba mu gihugu cya Uganda by'umwihariko ba mu mujyi wa Kampala ndabizi hari na benshi bari hano kuri ino live ndabatumiye mu gitaramo cyanjye ni kuwa mbere kizaba nicyo gitaramo kizaba atari muri weekend nicyo gitaramo kizaba ari kuwa mbere no ngewe nta nubwo banagize ubwoba ngo bw'umunsi ngibicyo kubera ko ibintu byanjye bikorwa n'Imana niyo inkorera niyo integurira ameza buri gihe Imana niyo nyine incira inzira Imana niyo ibikora nibikora hari umuhanzi witwa Nibikora Safi mbona no kumusuhuza hanyuma dufite igitaramo tariki 29 Nomad Gaba Road hano Kampala abantu muri za Munyonyo abantu muri Buziga abantu muri Bunga abantu muri Kansanga abanyarwanda mwese muri town abanyarwanda mwese muri Nigeria abanyarwanda muri Buati abanyarwanda ahantu hose muri muzaze munshyigikire hanyuma gahunda ihari niyo kugura tables mu buryo bwa reservation hanyuma ariko kwinjira mu buryo busanzwe bitarimo kwicara kwa table ni ubuntu it's free ariko abinjira ndajya mu byumve neza hano muri Uganda bitandukanye no mu Rwanda abantu binjira benshi baba bafite amatebo abenshi baba baguza amatebo so iryo ni itangazo rya mbere nari mbazani ikintu cya kabiri we have a new banger we have a new sound coming we have a very very special sound coming indirimbo yitwa Duru ni indirimbo nakoranye na Mr Kagame ni umuhanzi w'umunyarwanda umuhanzi w'umuhanga cyane umwe mu bahanzi ebana system yakubise inyundo nyinshi ariko arakomeza nyine kuko ni Kagame ni Mr Kagame ntago ajya acika intege umujene nawe na ebana nanamushimire cyane kandi nanamubwire congratulations ubu tuvugana Mr K ari under Black Market Records one of the record label
kandi ifasha abahanzi. So Duru Duru wowe na Syntax, yo umuhungu King Panda, yo most welcome man, mugwemo bro, mugwemo. It's a, yo this show, trust me, everyone who will come through, umuntu wese uzaza muri iki gitaramo cyanjye hano Kampala, umuntu wese uri hano kuri no live uzaza cyangwa urimo guteganya kuza mu gitaramo cyanjye, bro, you're going to enjoy good music, you're going to enjoy live music. There is no excuse, there is no excuse, nta excuse mu bijyanye n'imiririmbire, nta excuse mu bijyanye no gukora live. We have come long way to Babara, Daddy long journey kwibona no. Oh God, you know, nanjye najyaga nibaza aho bizava, niba ushaka témoignage pick my number, namenye ko naho ritarema, naha Kampala rirarema bro, isoko rirarema hano Kampala turaritaha. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda, namenye ko naho ritarema, ahantu hose isoko ryarema kandi umuntu akabaho. Namenye ko naho ritarema, mu rugendo rutoroshye my friend, from Tabagwe to Kampala, ubu ndimo mfungura nomade, ndimo mfungura nomade. Brie, mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, ngo nkunde nkorera iyo madorari, mutipe wo mu cyaro uri so funny. Mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, ngo nkunde nkorera iyo madora. Ona na kuko umugambi w'Imana suwe jo, yeah, suwe jo, uwo mugambi w'Imana suwe jo, yeah, suwe jo. Yo, there is no excuse, like for real. Abantu mwese muzaza muri concert yanjye, you enjoy good music, you enjoy live music, trust me, you enjoy good music and live music. So ndimo kubabwira kuri Mr Kagame, indirimbo yitwa Duru, nabyanditse kuri artwork nashize hanze ku munsi w'ejo, nizere ko mwayibonye. Ni artwork zanjye zose ziba zifite ubusobanuro. By the way, umuziki wanjye bufite ubusobanuro, artwork zanjye ziba zifite ubusobanuro. Ntabwo njya mpfa gukora ibintu mpubukiye cyangwa se ngo oya, ndategura ikintu cyanjye nkagikora. Kora follow kuri Instagram yanjye, wohereze namba yawe aka kanya, amadolari 20 manzi, uranyohereza amadolari 20 kubera ko ngufollowinze. Oya ntago ndi bugufollowinge ayo madolari 20 ubwo ngubwo yagumane. Twakomeje, nge ntago nyapfa gufollowinga abantu bro, ntago mpfa gufollowinga umuntu wari we wese, mfollowinga umuntu kubera impamvu. Abantu mfollowinga bose buriya hari impamvu nabafollowinze. Ngewe abantu followinga hariya bariya bose mubona mfite impamvu nabafollowinze. Rero nge ntago ndi umuntu ugeragezwa, nge ntago njyangeragerezwa muri utwo tuntu duciriritse ngo oya ntago njyangeragezwa gutyo. So Mr Kagame, indirimbo yitwa Duru, ndagira ngo mbabwire ukuntu yabonetse. Sometimes dukora indirimbo ariko ntimumenye nyine the moral of story, nyine ukuntu story yabayeho, ukuntu yatangiye, ukuntu byagenze. Hanyuma umuntu witwa Chilak, my guy, yago bimeze bite my friend, wambwiye go hey how are you doing man? So listen to me my beautiful people, indirimbo yitwa Duru yakozwe na Pastor P. Ariko Duru ndagira mbabwire ukuntu yatangiye. Duru nari ngiye i Rubavu ariko mfitanye gahunda na Mr Kagame, hanyuma ngeze Nyabugogo mbona umujene wari ushonje man, birambabaza, numva namuha, nshaka ukuntu muha, nari ntwaye, mbona ahantu ndi ntago nabona ukuntu mparika ngo muhe nk'agahumbi byibuze, cyangwa se muhe nka 2 cyangwa 5 abashe kugira icyarya. Birambabaza, numva birambabaje sana. Batista nawe nagusuje sana. So bimaze kumbabaza kuko narabibonaga ko ashonje. Buriya inzara ni ikintu kibi, ushaka kureba umuntu nubwo atagusaba ariko ukabibona ko ashonje.
So rero iyo ngewe mu bihe byanjye iyo nabonaga umuntu ko ababa yakeneye ubutabazi nabo mu hagati agombye kunsaba. So ndagira ngo rero mbabwire ukuntu indirimbo Duru yabonetse. Ubwo rero nahise numva ngize agahinda mu mutima wanjye. Noneho kuri nko nyuma y'iminota 5 mpamagara Mr Kagame. Ndamubwira men, mbonye umuntu, hari umuntu mbonye kabisa ushonje ariko mbuze ukuntu muha. Arambwira men, reka tubikoremo indirimbo. Reka ibyo tubikoremo indirimbo. Ndavuga okay. Ndavuga iyi story tugomba kuyiririmbaho. Ubwo ngiye nari ndimo kujya he i Rubavu. Hanyuma Mr K yarari i Musanze. Musanze dutangira projet itangirwa n'umuproducer ntarimo kwibuka izina rye. I am really sorry. Ni hagira umuntu uba yibuka wenda wari uhari dukora iyo ndirimbo akanyibukira umuproducer mumbwire kuko ngewe I give credit to everybody who participates on my career, on my music. Umuntu wese uparticipa ngewe muhereza credit. So uwo muproducer niwe watangiye umushinga w'indirimbo yitwa Duru, Hanyuma ngewe ngeze i Musanze nasanze Mr Kagame ari kumwe n'uwo muproducer. Uwo muproducer reka musuze cyane kandi muhaye respect. Ni umuproducer ukorera i Musanze w'umuhanga sana ariko ntago ndimo kwibuka izina rye. So uwo muproducer rero niwe watangiye uwo mushinga. Hanyuma Mr Kagame nsanga yagize igitekerezo aravuga ati man, bya bintu wambwiye by'umuntu wari ushonje n'ibiki, nagize igitekerezo nta kuntu twabikoramo ingoma. Ndavuga ni ntari bireka tuyikore. Dutangira gukompoza aho ngaho ariko nsanga we hari igitekerezo yamaze kugira already. Hanyuma duhita tuvuga tuti reka dufate umwanzo wo kujya ute wo kuyikora iyi ndirimbo. Turi codingaho ibintu by'ingenzi, ari codingaho verses nanjye ndirimba chorus. Ntukwiringira abantu rero mukaya ndaza kubasamporinga gatoya mwumva ukuntu imeze. Ni indirimbo nziza cyane, indirimbo y'ubuzima. Nyuma y'indirimbo yitwa Suwejo kuri ngewe, iyi niyo ndirimbo yindi igiye kuza ishobora kumotiva umuntu nkuko nakoze Suwejo ikaza ikamotiva abantu. Iyi niyo ndirimbo nyuma y'indirimbo yitwa Suwejo, niyo ndirimbo kuri nge ndimo kumva ko izasohoka ikamotiva umwana w'umusore urimo kubona birimo kwanga, urimo wagerageje, wakoze bikanga, wakomeje kurwana bikanga. Ni indirimbo izafasha umwana w'umukobwa wisanze mu ngeso mbi atari yo mahitamo ye, just kubera ko ubuzima bwatumye yisanga aho hantu. So iyo ndirimbo rero iyo ndirimbo twayihaye izina rya Duru. Duru yasabune muzi, nabonye hari ababivuze hano yasabune kabisa Duru. Ariko hari umuntu ushobora kwitwa Duru, umuntu ashobora kwitwa Duru, umukobwa ashobora kwitwa Duru, umupapa ashobora kwitwa Duru. Nuko nguko indirimbo rero yagize gute yabonetse. Hanyuma nyuma iza gufatwamo n'umuproducer mukuru, umuproducer nubaha, umuproducer umaze imyaka myinshi muri game witwa Pastor P. Ndamwubaha cyane arabizi kandi nanamushimire kuri no live. Pastor P, maximum respect. Thank you so much my brother. Thank you so much for understanding me. Thank you so much for supporting my movement. Thank you so much for supporting my career. Ibi ndabivuga nshize amanga kabisa. Thank you so much Mr Pastor P. So indirimbo yitwa Duru yanditswe na Mr Kagame kandi ngewe I give credit. Iyo umuntu yakoze ikintu muha credit. Yanditswe na Mr Kagame, indirimbo yitwa Duru. Hanyuma ngewe naririmbye chorus.